Ariana ukimubona uhita umukunda, kutamukunda ni ukwigiza nkana. Ubwiza bwe ni impano y'Imana kandi burya ngo nicyo gishoro. Uyu mukobwa ubundi ngo akunda abana cyane kuruta ibindi, akababazwa cyane no kubona umuntu ubabaye cyangwa se kubona umuntu uhangayitse. Nyamuneka ubundi uyu mukobwa amazina yawe asanzwe yitwa Ariana Milagro Lafundi. Yavutse tariki 25 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2006, avukira ndetse kandi anakurira mu gihugu cya Haiti ari mu majyaruguru ya Amerika. Uyu munsi muri video ngufi cyane naguteguriye ikigereranyo cyangwa se naguteguriye amateka y'uyu mukobwa witwa Ariana yamenyekanye cyane ku rubuga rwa TikTok. Abantu benshi baramukunda bamwiyumvamo. Nyine mu macya uyu mukobwa yamaze kwigarura imitima y'abantu benshi, haba abamama, haba abakobwa, haba abasore ndetse kandi rwose n'abapapa. Uyu mukobwa arakunzwe pe, nta kindi usabwa rero rwose niba umukunda nukuza kureba ino video kuva itangiye kugera igeze ku musozo. Tugiye kurebera hamwe amateka ye kuva mu bwana bwiwe kugeza uyu munsi. Si ibyo gusa kandi wasanga bazuti se ubundi Ariana yaba yarize, ese nibo yarize yize ihe segisiyo, ese Ariana avuka mu muryango w'abana bangahe, ese Ariana nyine ni ikihe kintu cyamuzanye kuri social media, kubera iki nyine kubera cyabaye umusitari. Ibyo byose rwose ugiye kubyumva cyangwa se tugiye kubirebera hamwe. Yo gutegura ino video nk'ibisanzwe, amazina yanjye nitwa Iva, naho tubicano yacu ikitwa Iva Talk Empire. Niba sindoga aho kwiba nzabaganiriza, nunkunda tuzakomezanya kandi rwose nutankunda sinzacika intege. Iyi video naguteguriye nanditse mu bice bigera kuri bitatu. Igice cya mbere turaza kurebera hamwe Ariana kuva avutse kugeza uyu munsi. Si ibyo gusa kandi ahangaha turi buze kuba twareberamo n'icamanye cyangwa se ibigize umuryango wiwe. Ese Ariana afite abavandimwe, ese nibo abafite ni bangahe? Icyo ugomba kumenya wenda ahangaha cy'ingenzi, Ariana afite imanga yiwe. Si ibyo gusa kandi mu gice cya kabiri turaza kurebera hamwe ese Ariana koko yaba yarize, ese nibo yarize yize iki cyangwa se yize ibijyanye n'iki. No mu gice cya gatatu turaza kurebera hamwe ese Ariana yaje hano mu isi ya social media gute, byari byagenze gute. Anga ikintu ugomba kumenya nuko Ariana nyine iwabo bari abakire kandi bubahaga Imana cyane. Bumvaga nyine kuza kuri social media, gushakira ubuzima kuri social media rwose atari ngombwa, kubera yuko nta kintu iwabo bari babuze, bari bafite buri kimwe. No igice cya nyuma turaza kurebera hamwe Ariana mu rukundo. Ese Ariana nyine yigeze ajya mu rukundo, ese niba yarakunze yaba yarakundanye nande? Icyo ugomba kumenya nuko Ariana akunda umusore witwa Lamine Yamal kurenza ibindi byose. Ubundi byose bijya gutangira byatangiye kuri TikTok, aho uyu mukobwa yaje apostinga utuvideo duto cyane. Uyu mukobwa yaje kuri TikTok yitwa Ariana, ariko ubundi amazina ye asanzwe yiswe n'ababyeyi. Amazina yabatijwe cyangwa se ya mazina yaherejwe n'ababyeyi ni Ariana Milagro Lafundi. Yavutse tariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2006. Si ibyo gusa kandi rwose niba wakurikiranye neza ubwo birumvikana cyane yuko Ariana afite imyaka 20 y'amavuko. Ikindi wamenya kuri Ariana ni uko yavukiye ndetse kandi anakurira mu mujyi witwa Jackson City, aha ni mu gihugu cya Haiti mu majyaruguru ya Amerika. Rero rwose ndamye nashidikanya buri muntu wese ukurikiye ino video byanga byakunda agomba kubazi igihugu cya Haiti. Gusanga wenda mbere yuko mava cyangwa se mbere yuko tujya ku kindi gice, ngo nubwo Ariana yavukiye muri Jackson City ngo ntabwo ariho yakuriye, ngo kubera yuko nyine yaje kuba yakurira mu mujyi witwa Pétionville. Rero birumvikana yuko nyine uyu mukobwa ngo ni naho yize amashuri yiwe abanza ndetse kandi nayisumbuye. Ndabizi neza watangiye kose Iva, ubundi Ariana yaba afite abavandimwe, ese nibo afite abavandimwe, afite abavandimwe bangahe? Ukongera ukibaza uti se ko ari umukobwa njya nkunda kubona bajya gusa, ese nyine baba bapfana iki cyangwa se yaba ari umuvandimwe wiwi? Reka turebere hamwe noneho igisubizo cy'ikibazo ukunze kwibaza cyangwa se wenda ushobora kuba uri no kwibaza aka kanya. Ubundi Ariana cyangwa se Ariana Milagro Lafundi afite abavandimwe b'abakobwa bagera kuri 2, ariko ahangaha ikintu ugomba kumenya, afitemo imanga yiwe yitwa Jeffkina Lafundi. Nyamuneka rwose iki kintu ugomba kukimenya. Ariana ugomba kuba uzi igihugu yavukiyemo. Icya kabiri ukongera ukamenya ese Ariana nyine niba yaravukiye mu icyo gihugu yavukiye mu uhe mujyi, ese Ariana yakuze mu uhe mwaka. Ikindi kintu cy'ingenzi wabimenyaho, Ariana afite abavandimwe biwe b'abakobwa bagera kuri 2. Si ibyo gusa kandi Ariana afite imanga yiwe yitwa Jeffkina Lafundi. Ubwo bivuze yuko we yitwa Ariana Milagro Lafundi. Nyamuneka rwose urumva yuko muri Haiti bajya gutanga amazina ajya gusa mwo kuntu.
Mu gice cya kabiri rwose nk'uko nabigusezeranyije tugiye kurebera hamwe ese ubundi Ariana yize iki, ese ubundi Ariana yaba yarize ibigendanye n'iki. Ariana mu mashuri yiwe muri kaminuza yize ibigendanye n'imibanire y'ibihugu nuko ibibazo by'ingutu bishakirwa umuti urambye. Nyamuneka ubwo bivuze yuko ejo n'ejo bundi rwose bajya kumva Ariana ari minisitiri mu gihugu cya Haiti. Nabikubwiye buriya abantu benshi iyo bamaze kuba abasitari usanga batakaje ishuri, ugasanga yise areka ishuri, ariko Ariana we ntabwo ari uko byagenze. Buriya Ariana arakomeye cyane muri Haiti kurenza uko ubitekereza. Ikindi utaruzi nuko nyine buriya Donald Trump hari speech nyinshi yagiye akoresha agaruka kuri ya mukobwa. Ubwo bivuze yuko niba yagiye gutekereza yuko Ariana ari umukobwa usanzwe, ari umukoteti creator usanzwe, ntabwo ariko bimeze. Ariana ni umukoteti creator ukunzwe kandi wishimirwa mu bihugu byinshi byo ku isi, ariko kandi nanone ni umuvugizi w'igihugu cya Haiti nyine mu buryo bwa content creation. Reka turebere mwe noneho ese Ariana yaje kuri social media gute, byatewe n'iki, yafashe umwanzuro gute. Ngo Ariana yakundaga social media cyane, ngo ariko ababyeyi biwe nta kintu bari babuze rwose, bari bababyeyi nyine bakunda Imana, nyine bafite umuco wo gusenga no kwizera Imana kandi no kwiyubaha cyane no kwiyubahisha. Ariko Ariana we nyine yakundaga social media akabura ahantu yabira cyangwa se akabura inzira byacamo kugira ngo nyine abe umucontent creator. Ubwo birumvikana cyane yuko iwabo bari abakire nyine bari bafite buri kimwe, nta kintu yabaga yababurana. Umva uko yatangiye rero, ngo yagize gutya akajya afata telefone akifata amavideo, yamara kwifata amavideo yarangiza akayaploadinga nijoro. Aka kantu kumva neza cyane, ngo yatangiye atabona views rwose, ari nkuko nyine ubona natwe dutangira. Witegereje neza YouTube channel yacu na views nyinshi igira, ariko Ariana yarakomeje arakora kandi nyine ngo ntiyacika intege, akajya yaploadinga video. Ngo kera kaba yaje kwisanga video ziwe zatangiye gukundwa cyane kurenza uko yabitekerezaga. Nyuma y'uko ibyo byose bibaye byaje kurangira finally Ariana rwose ababyeyi biwe batangiye kuzajya babona video ziwe ziratrendinga ahantu hose, abantu baramukunda. Ngo ariko ikiza comment zazaga zivuga neza, turagukunda, turakwishimira, uri mwiza ndetse n'ibindi. Rero byaje kurangira rwose ababyeyi be ne batangiye kumutera ingabo mu bitugu, bamwereka yuko ibintu arimo cyangwa se ibintu yinjiyemo abikomeje byazamugira umumaro cyane kurushaho. Ariko Ariana ikintu cyatumye akundwa cyane muri Haiti, yatangiye kuzajya avuganira igihugu cyiwe, akajya afasha abana bababaye cyangwa se abana bafite ibibazo. Hari igihe yigeze kugira ati rwose mbabazwa cyane no kubona umwana nyine ashobora kujya muri karasi cyangwa se mu ishuri ashonze cyangwa se atariye, kandi mbabazwa cyane no kubona Haiti yacu idafite umutekano. Atari kure mwe ndabizi neza yuko Haiti hari igihe rwose izamera neza, hari igihe izazamo amahoro kandi nyine izemwo umutekano. Ubwo bivuze yuko Ariana rwose ababazwa cyane no kubona igihugu cye nta mutekano, kandi akababazwa no kubona umuntu wese ufite ikibazo cyangwa se umwana wajya kwiga ashonje. Ese ubundi Ariana yaba afite umukunzi? Ese ubundi Ariana yaba akunda iki mu buzima bwiwe busanzwe? Ese Ariana yaba yanga iki? Uretse gato nzi turebere hamwe ibyo Ariana yanga ndetse kandi n'ibyo akunda mu buzima bwiwe. Ubundi Ariana mu rukundo yagaragaje cyane yuko rwose akunda Lamine Yamal cyangwa se umukinnyi witwa Lamine Yamal. Uyu musore rwose nawe yamugaragarije urukundo, dore yuko uyu mutipe akurikiranwa na miliyoni 80, ariko afurowinga Ariana gusa. Kano kantu kumva neza cyane, Lamine Yamal afite aba followers miliyoni 80 zinarenga, ariko nyine akaba followinga umukobwa witwa Ariana gusa. Ariko ndakubwiza ukuri, umunsi Lamine Yamal ya followingaga Ariana yarishimye kandi rwose wabonye yuko nyine nta kintu gishimisha mu buzima nko gukunda umuntu nawe akagukunda. Kandi bivugwa yuko rwose Lamine Yamal ashobora kuba yarubakiye inzu nziza cyane uyu mukobwa witwa Ariana, nubwo nta makuru menshi nyine ajya akunda kubivugwaho, ariko nyine iyo nkuru yaraturendinze cyangwa se nyine bigeze kuba babigarukaho bavuga yuko impamvu Ariana akunda Lamine Yamal yagiye amuhereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nanjye nta kindi navuga, murabizi neza yuko rwose Ariana afite umukunzi witwa Ines Gracia, ariko niba rwose ariwe Imana yamugeneye Ariana azamubona. Rero rwose Ariana ikindi wamumenyaho ngo nuko akunda abana cyane kandi akunda gufasha kurenza uko ubitekereza. Ese wowe ku ruhande rwawe ni ikihe kintu kimwe gusa wigiye kuri Ariana?
Ariana akunda abana cyane kandi nyine ababazwa no kubona umuntu ubabaye cyangwa se kubona umuntu ufite agahinda. Ariana ntabwo ari umukoteti kubita gusa ahubwo ni umuvugizi w'igihugu cya Haiti. Ndagushimiye cyane rwose niba wakunze ino video, niba wayikunze ntuze kugenda udakanzirike. Icya kabiri, niba utarakora subscribe yikore kugira ngo nyine tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ngiye mvuga nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Iva, na YouTube channel yacu ikitwa Iva Talk Empire. Documentary nziza ibyegeranyo by'ubwenge n'ahandi wabisanga atari ahangaha, kandi Imana ikundindire iduha n'umugisha. Hasta la vista rwose, ciao ciao.